Sigmund Freud, umwe mu bagabo bashinze cyangwa se bagize uruhare mu gukura cyangwa se mu kumenyekana ku ishami cyangwa se nyine ubumenyi bw'imitekerereze ya muntu, psychology. Uyu mugabo yizeraga ko imico cyangwa se personality y'umuntu igenda ikura mu byiciro bitanu by'iterambere ry'imitekerereze ndetse n'amarangamutima byibanda ku byifuzo by'igitsina. Ibi yabyise psychosexual stage of development. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gice cyacyo tubagezaho buri wa gatanu, tukagaruka ku bijyanye n'imirerere cyangwa se nyine imitekerereze y'abana, parenting and child psychology. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibyiciro byahimbwe na Sigmund Freud by'iterambere ry'ubuzima bw'umuntu, psychosexual stage of development. Wakusanyirije iki kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ni Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychiatrist kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira bijyanye n'imitekerereze ya muntu cyangwa se nyine ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Niba kandi utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana. Hanyuma nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze muri adresse cyangwa se kuri adresse tuba twashyize muri description. Baha ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko Sigmund Freud yabivugaga, ibyo umwana anyuramo akiri muto bigira uruhare rukomeye cyane mu kumugira uwo azaba we amaze gukura, kandi ibibazo bitakemuwe muri ibyo byiciro bishobora kugira ingaruka ku myitwarire ye mu buzima bwe bwose. Dore iby'ingenzi wamenya mbere y'uko twinjira muri iki kiganiro cyose. Freud yizeraga ko imico y'umuntu ikura mu byiciro bitanu by'ingenzi. Buri cyiciro rero kikibanda cyane ku gice cy'umubiri gitanga ibyishimo, aribyo yise erogenous zone. Ibyabaye rero mu bwana bw'igitambambuga bigira uruhare runini cyane mu kubaka imico y'umuntu. Iyo rero umwana atabashije gukemura neza ibibazo byo mu cyiciro runaka, ashobora guhagarara akaguma muri icyo cyiciro, ibyitwa fixation, akaguma muri icyo cyiciro. Mbese niba wenda kiri ku ibere akaguma ku ibere, cyangwa se niba kiri kuri po akaguma kuri po, ntave mu cyiciro kimwe ngo ajye mu kindi. Ibi rero bikaba byakomeza kumugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose. Reka noneho twinjire mu byiciro bigera kuri bitanu bya Freud by'iterambere nyine, psychosexual stage of development. Freud yagaragazaga ko imico y'umuntu ikura mu byiciro bitandukanye by'ubwana, aho ingufu z'amarangamutima ndetse n'irari aribyo yitaga libido zibanda ku bice bitandukanye by'umubiri. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'umunwa cyangwa se akanwa. Iki yacyise oral stage. Ni ukuva ku myaka umwana akivuka kugera ku mwaka umwe. Igihe bino bimara nyine ni umwaka umwe. Hanyuma igice cy'ingenzi umwana afatiraho uburyohe cyangwa se yishimira aba ari umunwa. Muri iki cyiciro umwana yiga isi akoresheje umunwa, konka, kumira, kurigata cyangwa se kurya. Umwana rero ahabwa ibyishimo ndetse n'umutekano binyuze mu kumwonsa ndetse yewe no kwitabwaho n'abamurera. Ikibazo nyamukuru kiba kuri iki cyiciro ni uguhagarika konsa cyangwa se weaning. Iyo rero bidakozwe neza, umwana ashobora gukura afite kwishingikiriza cyane ku bandi, cyangwa se nyine imyitwarire nko kunywa itabi, inzoga, kurya cyane cyangwa se nyine kuruma inzara cyangwa se nyine kurya inzara. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro yise ni icyiciro cy'inkari ndetse n'umusarani. Iki yacyise anal stage. Aba ari ukuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 3. Iki cyiciro kigenzura inkari ndetse n'umusarani. Ahangaha umwana yiga kwigenga ndetse no kwigenzura, cyane cyane binyuze mu kwigishwa gukoresha umusarani. Iyo ababyeyi babigizemo uruhare neza, gushishikariza ndetse no gushimira umwana akura yiyumvamo ubushobozi n'icyizere ndetse n'ubwenge hamwe n'ubwigenge. Iyo hakoreshejwe igitugu, gusebya, kujora cyangwa se nyine kumutesha agaciro, bishobora gutera ibibazo bitandukanye nk'imico yo kudacungura ibintu cyangwa se nyine kwangiza, anal expressive, kudatunganya neza ibintu, gutakaza cyangwa se kwangiza ibintu. Hazamo kandi n'imico yo gukabya kugenzura, anal retentive. Ibi ni ibijyanye no gukunda gahunda cyane, gukomera ku bintu ndetse no gukabya isuku. Icyiciro cya gatatu cya Freud ni icyiciro cy'igitsina cyangwa se phallic stage.
no kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 6. Muri iki cyiciro igice cy'ingenzi ku mubiri aba ari igitsina. Muri iki cyiciro abana batangira kumenya itandukaniro riri hagati y'abahungu n'abakobwa, hanyuma ndetse nyine bagatangira kugira amarangamutima akomeye cyane ku babyeyi babo. Freud yavuze kuri Oedipus complex, complexe d'Oedipe, ni ku bahungu barangwa no kwiyumvamo gukunda nyina ndetse no guhangana na se. Hanyuma ku bakobwa yavuze kuri Electra complex ndetse n'icyo yise penis envy. Gusa abashakashatsi baje nyuma nka Karen Harney banenze cyane ibi bitekerezo bya Freud, bavuga ko bidahesha agaciro abagore, maze asobanura ko n'abagabo bashobora kugira icyo yise warm envy, kwifuza ubushobozi bwo kubyara kubera ko batawufite. Mu cyiciro cya 4 cy'ituze cyangwa se icyo Freud yise latent period, kiva ku myaka 6 kugera ku bugimbi cyangwa se ubwangavu. Igice cy'ingenzi hano irari riba ryaracecetse ritagikora. Muri iki cyiciro umwana yibanda cyane ku kwiga, gukina n'abandi, kwiga indangagaciro, kubaka ubumenyi ndetse n'imibanire. Ahangaha ni igice gikomeye cyane cy'ingenzi mu kubaka ubumenyi bwo kuvugana, kwigirira icyizere ndetse n'imibanire myiza. Icyiciro cya 5 cy'ubukure ni icyiciro nyine cy'ubukure bw'igitsina cyangwa se genital stage. Igice cy'ingenzi hano irari rirongera rikazamuka, irari rigakura nyine. Irari ryongera gukora cyane, ariko nanone rikaba rifitanye isano no gukunda abandi, kubaka umubano, kwita ku bandi, atari ukwitekerezaho gusa cyangwa se kwirebaho gusa. Iyo rero ibyiciro byabanje byagenze neza, umuntu akura afite imico itekanye cyane, yitangira abandi kandi ashoboye kubaka umubano urambye. Dushobora kwibaza tutese ibyigisho bya Freud biracyafite agaciro uyu munsi? Nubwo inyigisho za Freud zikomeje kugibwaho impaka na n'uyu munsi, zagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya psychology. Ibyanenzwe cyane nuko ngo zibandaga cyane ku bahungu kurusha abakobwa, hanyuma ngo byari binagoye cyane kuzigerageza mu bushakashatsi bwa siyanse, ndetse yewe zishingiye cyane ku nkuru z'abarwayi bakuru, aho gushingira ku bitekerezo cyangwa se ku kwitegereza abana. Ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina LGBTQ+, Freud ntago yafataga ubutinganyi nk'indwara, kandi mu ibaruwa yanditse mu 1935 yavuze ko kuba umutinganyi atari icyaha cyangwa se isoni, nubwo yabifashe nk'itandukaniro mu iterambere ry'igitsina. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ikibi ngibi bisobanuye kuri twebwe, nubwo atari bose bemeranya na Freud, igitekerezo cye cyuko ibyabaye mu bwana bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umuntu cyakomeje kugira agaciro. Mu rwego rw'u Rwanda, iyi nyigisho idufasha cyane gusobanukirwa akamaro k'uburere bwiza, gusobanura imyitwarire y'abantu bakuru duhereye ku bwana bwabo, gushyira imbere kurera abana mu rukundo, ubwubaha ndetse no kubaha umutekano w'amarangamutima. Ngayo nguko rero, iki cyari ikiganiro Psychology for Better Life, ikiganiro mukurikirana hano kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Channel ni ya yindi ni Muhire Psychactor. Niba utarakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana. Nanakwibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'ibitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Naho ubutaha mu kindi kiganiro, nge nari Muhire Psychologist. Ciao ciao.